Ikintu cya mbere tubanza kureba ahangaha ni uko isezerano ry'Imana ryose rikomezwa n'amaraso yayo. Isezerano ry'Imana ryose rikomezwa n'amaraso. Niko byari bimeze mu isezerano rya kera ubwo Mose yari amaze kubwira abantu iby'isezerano, amaze kubabwira iby'Imana bashakaho, ari amategeko 10 amaze kuyakira ndetse n'andi mategeko yose yagendanaga nayo, amaze kuyababwira, amaze kuyabasomera, nuko ngo afata amaraso ayabanyanyagizaho. Reka mbibasomere mu Kuva icyo cya 24 guhera ku murongo wa mbere ngo Imana ibwira Mose iti uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Isirayeli 70 mwerekeje aho Uwiteka ari, namwe musenge mukiri kure. Mose abe ari we wigira hafi y'Uwiteka wenyine, bo ntibigire hafi kandi abandi bantu ntibazamukane nawe. Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose yandika ayo magambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'umusozi n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare n'imiryango y'Isirayeli uko ari 12. Atuma abasore mu Bisirayeli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko ari amahoro. Mose agabanya amaraso mu bice 2 bingana, kimwe agisuka ku nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe nk'uko ayo magambo yose ari. Ahangaha Mose ngo Imana imaze kumuha amategeko, iri ngiri ryari isezerano rya mbere rikomejwe, isezerano ry'amategeko cyangwa se isezerano ryo kuri Sinayi, ariyo twita isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo Imana imaze guha Mose amategeko ndetse n'amateka yayo yose, bagirana isezerano n'ubwoko bwayo yuko bazaba ubwoko buyumvira, nayo ikaba Imana yabo ikabaha igihugu yabasezeranyije ndetse ikazajya batuzaho amahoro. Ndagira ngo isezerano twumve icyo aricyo. Isezerano ntabwo ari promise cyangwa se promise, ntabwo aricyo ari kwita isezerano hano. Ahubwo icyo ari kwita isezerano hano ni ikintu cyitwa covenant. Ni ukuvuga ngo ni nk'ikiragano cyangwa se igihango. Igihango ni ukwemeranya kwabaga hagati y'abantu babiri cyangwa se ibice bibiri by'abantu ku bintu runaka, bagasezerana ibintu bazakorerana, noneho bakavuga n'icyo n'igihamya ibyo bintu, noneho bakavuga n'ibihano bizajya kuzabyica ndetse n'inyungu izajya kuzabyubahiriza. Rero mu isezerano ubwaryo habaga harimo amasezerano twita promises, hakabamo ndetse n'imivumo, hakabamo ndetse n'ibimenyetso by'ayo masezerano. Urugero natanga rw'isezerano mu buryo bwa Bibiliya, icyo yita isezerano ni nka mariage cyangwa se ubukwe, nyine gushyingirwa ku bana. Ni ukuvuga ngo umubano w'umugabo n'umugore niwo wakwitwa isezerano, kubera yuko icyo umugabo n'umugore baba bemeranyije ni ukuzabana nk'umugabo n'umugore kugeza bapfuye. Noneho amasezerano cyangwa se promises bagirana ni uko wenda umwe azajya ahahira undi akamutekera, undi akabyara abana, undi akabarera. Ni ukuvuga ngo izo ari promises bagiranye, kutazamuca inyuma, kutazagira undi areba, murabyumva. Noneho ibimenyetso by'ayo masezerano bishobora kuba certificate basinye yuko bashyingiwe cyangwa se n'impeta bambaye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo birivuze isezerano ibivuga icyo kiragano cyangwa se icyo gihango abantu bagiranye, ntabwo bivuga amasezerano. Bibiliya hari ahakoresha amasezerano kuvuga promise cyangwa se promises, ariko ikagira nayo ikoresha isezerano, ahubwo isezerano rishya n'isezerano rya kera, cyangwa Imana igirana isezerano na Aburahamu ibivuga noneho igihango, a covenant. Noneho rero muri iki gihango Imana igiranye n'Abisirayeli niho cyakomejwe n'aya maraso. Bene magambo amaraso niyo yahamije yuko iryo sezerano ribaye, nicyo cyari gihamya cya nyuma cy'uko iryo sezerano ribaye. Nkuko mu Banyarwanda ba kera ngo kera bagiranaga igihango banywanaga, umwe akikeba undi akikeba ngo bakanywa amaraso, umwe akanywa amaraso ya mugenzi we. Niko nahangaha ngo Imana bamaze gutanga ibitambo, Mose afata amaraso amwe ayanyanyagiza kuri bya bitabo cy'amategeko, ayanyagiza kuri bya gicaniro aho batambira, ngo ayanyagiza no ku bantu. Isezerano riba riremejwe. Noneho rero turareba kubera iki amaraso, kuki nyine amaraso yari ngombwa. Duhera ku murongo wa 16 ngo isezerano ryo kuraga ribonetse hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho.
nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazisigirijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoresheragamo nabyo bimanjirirwaho amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Abaheburayo 16, Abaheburayo igice cya 9 umurongo 16 kugeza ku 22. Hano umwanditsi w'Abaheburayo yarimo agarura bya bindi maze gusoma mu Kuva, yerekana uburyo Mose nawe mu isezerano rya kera ritegeze rikomezwa hatamenetse amaraso, ritegeze ryemezwa iby'Imana yagambiriye ku Bisirayeli, igihango bagiranye kitegeze gikomezwa hatabayeho amaraso. Noneho yerekana yuko ngo isezerano ryo kuraga iyo ribaye hagomba kuboneka urupfu rw'uwarisezeranye. Niko n'uyu munsi ngira ngo sinzi niba mu Rwanda bikibaho, ariko kera byabagaho iyo umubyeyi yabaga afite umurage agomba kuzaha abana be. Uwo murage ntago umwana yawuhabwaga umubyeyi akiriho, ahubwo bategereza igihe umubyeyi yapfiriye, bya bindi noneho umwana yarazwe karibwo abasha kubyakira. Ngo niko byari bimeze n'ahangaha, yuko hatamenetse amaraso ntago ibyo umuntu yarazwe yashoboraga kubyakira. Amaraso ni ikimenyetso cy'urupfu nyine cyuko waraze atagihari. Noneho ariko yavuze ikintu gikomeye, ari kuvuga uburyo ngo Mose ngo yamenye amaraso ku bantu, ngo no ku gitabo, ngo no ku bindi byose byari biri aho ngaho, ngo nuko ngo ihema n'ibintu byose ngo byari ririmo ngo byaminjije amaraso, ngo ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Noneho Mose ahita azamuka yinjira muri context y'iri sezerano, avuga ngo kuko iri sezerano ryari isezerano ry'ukuntu abantu bazajya bababarirwa, ry'ukuntu abantu bazajya bumvira amategeko y'Imana, yabananira bagatambirwa ibitambo kugira ngo bakurirweho ibyaha, niyo mpamvu hagomba kuboneka amaraso. Muri magambo, amaraso niyo kimenyetso cy'uko umuntu yababariwe. Turaza kubibona hepfo impamvu byari ngombwa yuko amaraso ameneka kugira ngo ikimenyetso kigaragare cy'uko umuntu yababariwe. Ariko ahangaha ndagira ngo kugeza ahangaha tube twumvikana yuko iri sezerano ritari gushoboka hatamenetse amaraso, iri sezerano rya kera. Kandi amaraso yamenekaga yari ay'intama, yari ay'ihene, yari ay'ikimasa bishe, barangiza ngo ikaba igitambo gitambiwe umunyabyaha wishe rya mategeko yo muri rya sezerano Imana agiranye n'abantu. Igice cya kabiri rero ndagira ngo turebe ibitambo uburyo bitari bihagije, ibi bitambo batanze. Niyo mpamvu iri sezerano ryabyo ryaje gukurwaho, kubera ko ibitambo bitari bihagije. Hari abantu nyine nk'uko natangiye mvuga bajya bibwira yuko impamvu Kristo yaje ngo ari ukubera ko ibitambo byari bikeya. Byari bikeya nyine mu mubare, ku buryo tutari kubona inka zihagije, intama zihagije, cyangwa ihene zihagije, cyangwa inuma zihagije. Oya, ahubwo hano icyo bavuga ngo ntibyari bihagije, ni ukuvuga ko bitari bifite ububasha. Ni efficiency, ntabwo ari quantity. Ni ukuvuga ngo ntibifite ububasha bwo gukuraho ibyaha. Nicyo kibazo gihari. Ibitambo kuko byari ibishushanyo by'amaraso azameneka kugira ngo abantu babarirwe ibyaha. Ibitambo bwabyo ntabwo byari kubasha gukuraho umuntu ibyaha, ahubwo byabaga ari igishushanyo. Kuko n'uyu munsi umuntu agiye kubaka inzu, abanza gukora plan yayo, iyo nzu akavuga ngo ahangaha hazajya salo, ahangaha hazajya dushe, ahangaha hazajya toilette, nyamara biri ku rupapuro. Niko n'ibitambo byari bimeze nk'urupapuro rwari rushushanyijeho inzu. Noneho bishushanya Kristo uzaza agahinduka noneho ya nzu ubwayo. Igice cya 10 uhereye ku murongo wa 5, igice cya 10 cy'Abaheburayo uhereye ku murongo wa 5, ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiyo bishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Muri magambo, Imana ikibazo cyabayeho si uko bayitamba ibitambo bike, si nuko byari bibuze muri Israeli, si nuko byari bibuze mu isi, ahubwo ngo ntiyabishatse. Imana ntabwo yashatse ibitambo. Imana nubwo yari yatanze ibitambo, ntabwo umurimo wabyo wari wo kugumaho, ahubwo wari wo gushushanya ikindi kintu. Ndibuka kera iyo twabaga turi muri segonderi, bakavuga ngo abantu batarishye ntibari bijye muri refectoire, bafataga utuntu twita ngo utujeto bakatuduhereza. Kara kajeto kabaga gasemboriza bordero yawe yuko wamaze kwishyura, nyamara siyo mafaranga wishyuye, ariko ko nagahari kugira ngo kabe gahagarare cya kintu, kuko ntacyo bafite aho ngaho. Naba rero ibitambo byabaga bihagarariye Kristo, kuko nta wari uhora aho ngaho, ariko ari byo kugaragaza yuko hari uzaza gukuraho ibyaha.